Muraho neza, tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora guhabwa uruhushya rwa burundu watsindiye. Nkwibutse nimba utari wakora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo dukomeze tukugezeho ibintu byiza nk'ibi ngibi. Uko wasaba rero uruhushya rwa burundu. Iyi serivisi yemereye abaturarwanda batsindiye ikizamini cya burundu cyo gutwara ibinyabiziga gusaba uruhushya rwabo. Serivisi itangwa na Polisi y'u Rwanda. Guhabwa iyi serivisi bitwara iminsi 14 y'akazi, ariko bisaba kubanza kwishyura ibihumbi 50. Rero kugira ngo wishyure ibihumbi 50 ubyishyura binyuze mu yihe nzira nibwo ugiye guhabwa urwo ruhushya watsindiye. Ibikenewe kugira ngo rero urwandikishe. Usaba agomba kuba ari hejuru y'imyaka 18 y'amavuko. Birumvikana kugira ngo ujye ku kizami bisaba kuba ufite irangamuntu. Usaba agomba kuba yaratsinze ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo afite na kode yo kwiyandikisha. Kuba warandikishije provisoire yawe hanyuma ukiyandikisha ku kizamini cya burundu birumvikana, wakijyaho uba ufite rero ya kode yo kwiyandikisha. Uruhushya rwa burundu rucyuye igihe rukanavugururwa mu myaka 10. Iyo perime yawe irangiye ivugururwa nyuma y'imyaka 10. Kurikiza rero izi ntambwe zoroshye maze ubashe guhabwa uruhushya rwa burundu watsindiye. Icya mbere, urajya ku rubuga irembo arirwo www.irembo.gov.rw. ureba ahanditse polisi. Muri serivisi polisi itanga harimo no guhabwa uruhushya watsindiye. Aho rero iyo umaze gukanda ku ruhushya watsindiye uhitamo serivisi wifuza. Rero hano tuje kureba guhabwa uruhushya rwa burundu watsindiye, uhitamo nk'uko bigaragazwa muri ako gafoto ahanditse guhabwa uruhushya watsindiye, warangiza ugakanda saba. Iyo umaze gukanda saba uhabwa umwanya wo gushyiramo kode yo kwiyandikisha. Iyo umaze gukanda kuri kode gushyiramo kode yo kwiyandikisha ukanda search, ako kantu ko gushakisha k'ubururu, wamara kugakanda ukabona amakuru ndetse n'amanota bihita bigaragara. Mwibutse ubu ngubu uburyo butaravugururwa, amanota yo gutsindiraho ni 20 ku kizamini cya burundu, ndetse n'ibizahinduka mu minsi iza. Yego. Hanyuma iyo umaze kubona imyirondoro yawe ukabona ihuye n'iyo ufite ku ndangamuntu, amazina ndetse n'ayo manota akagaragara, uhitamo akarere uzafatiramo uruhushya rwawe rwa burundu. Wamara guhitamo akarere ugahitamo sitasiyo ya polisi uzarufatiramo. Ikindi uhita ukanda ibikurikira. Iyo umaze gukanda ibikurikira ureba ko amakuru watanze ariyo, hanyuma ugashyiramo telefone yawe cyangwa email iyo uyifite. Utayifite nayo si ngombwa. Hanyuma urebe kuri page y'amakuru watanze maze ukande emeza. Iyo umaze gukanda emeza, kode yo kwishyuriraho ihita yoherezwa kuri telefone watanze cyangwa email. Ihita yoherezwa ako kanya. Usaba dosiye ashobora kwishyura akoresheje mobile money. Tuzareba uburyo bwo kwishyura bwose buhari ni mobile money, Airtel money, app ya BK, amashami ya BK, abagenti ba BK, cyangwa ukishyura ukoresheje ikoranabuhanga ugakoresha ikarita ya banki. Iriya karita ya banki zose mu Rwanda hano turazikoresha mu kwishyura izi serivisi zo ku irembo. Izo karita nizo Visa card cyangwa Master card cyangwa Debit card. Iyo usaba amaze kwishyura ategereza ya minsi 14 akajya gufata uruhushya rwo yatsindiye mu karere yahisemo kuri sitasiyo ya polisi yahisemo. Iyo usanze rutari rwakorwa bagusaba imyirondoro rugahita rutangira gukorwa ako kanya. Murakoze rero, mu yindi video tuzabagezaho andi masomo atandukanye kandi meza. Ndakurarikira kudukurikira, wakora subscribe ugakanda share, ukabisangiza inshuti n'abavandimwe kugira ngo bamenye ibi byiza turimo kubagezaho kuri YouTube channel yacu. Murakoze, mugire ibihe byiza.